Milton rero ahita afatiraho aba yafatiyeho rega ntabwo itorero rihagarara hahagarara umuntu ntabwo itorero rishobora guhagarara na gatoya ngo attention reka da itorero riri muri ubishaka byemere mu bigaragara utabishaka abihakana ariko itorero ni haraka mbere tembeya reka tubasuhuza inshuti bavandimwe mukomeje gukurikirana ibyigisho byacu mukabikurikirana ku buryo bw'ikoranabuhanga mukabikurikira mu bireba abandi bakabikurikira babyumva izina ry'Imana rikomeze guhabwa icyubahiro niyo nshingano rero ndetse na niko kazi ko kumenyesha abatuye isi ibikorwa ibidukorerwa ibyo byose nta handi byerekeza ni ku mwami wacu Yesu Kristo ndetse no gutebutsa kugaruka kwe reka tubashime cyane ngo Uwiteka abaye umugisha reka mbere yo kugira rero ngo tugire icyo tuganira tubanze twabibwira je muvugana ni Master Guide Bagirinshuti Pierre Halelua niwe mugiye kuganira ku ncamake y'ibyerekeranye n'imvo n'imvano y'iki cyiciro abantu benshi bibazaho byinshi batekerezaho byinshi bamusanga banenga abandi ugasanga bashima ariko ubwo tugiye kwifashisha ibyanditswe byera tukifashisha umwuka w'ubuhanuzi ndizera ntashidikanya ko abanenga abadashima turi buze kurangiza noneho umaze kunyurwa noneho n'imvo n'imvano y'iki cyiciro abantu benshi bazi ku izina rya ayo rero ni amagambo yo ndimi z'amahanga tugiye kurambura mu ncamake imvo n'imvano yayo mbere yo kugira rero ngo tugire icyo tuvuga reka tubanze twasenga data wa twese mubyeyi mwiza wifuje imbaraga za gisore kuva na kera Abeli yagukorera akiri mutoya nubwo se kibatabyifuje ushiraho umugaragu wawe Seti akomeza umurimo byiringiro bizima abagiye barakora uyu murimo wabahamagaraga abenshi ari abasore Timoteyo niko byagenze natwe muri uyu mwanya ni kubyifuza reka tugushime cyane yuko washimye yuko imbaraga zikiri ntoto imbaraga zacu zagukorera tugishoboye reka muri uyu mwanya tukunezererwe kandi tunakurarike kugira ngo udufashe muri iki cyigisho ndetse no kubaratega amatwi mu izina rya Yesu amen turifashisha rero ibyanditswe cyane kandi ni ibyanditswe byera ari byo Bibiliya reka ubwo tugiye gusobanura iki cyiciro mu ncamake ubundi nyirubwite wagishizeho niyo wakagombye kuza kubyivugira ariko kubera ko turi intumwa mu cyimbo cye reka noneho duhagarare mu mwanya we hanyuma tugire icyo tuvuga mbere yo kugira rero ngo tugire icyo tuvugaho reka dusome mu gitabo cya kabiri cy'abami igice ni icya 6 umurongo ni uwa mbere turi buze gusoma imirongo 7 gusa igitabo cya kabiri cy'abami igice cya 6 haravuga ngo bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati dore aho tuba imbere yawe hatubera hato umurongo wa 2 noneho turakwinginze reka tuje kuri Yorodani umuntu wese akure y'igiti twiyubakire aho kuba arabemerera ati nimugende umurongo wa 3 umwe muri bo aravuga ati ndakwinginze emera kujyana n'abagaragu bawe aramusubiza ati ye ndaje umurongo wa 4 nuko barajyana bageze kuri Yorodani batema ibiti umwe muri bo agitema igiti intorezo irakuka igwa mu mazi arataka ati mbonye ishano databuja kuko yarindirano
umurongo wa 6. Uwo muntu w'Imana aramubaza ati iguye he? Arahamwereka. Ahera ko atema igiti agitera mu mazi, intorezo irareremba. Aramubwira ati isingire. Arambura ukuboko arayisingira. Ibibazo rero byinshi bigenda byibazwa akenshi nuko tuba tudasobanukiwe n'aya mateka. Abangaba ni abana b'abahanuzi bari bamaze kubona yuko urusengero cyangwa se aho basengera ari hatoya. Reka tuvuge urusengero kuko aho basengera dushobora kuhitiranya n'urusengero, kuko noneho habaye aho basengera gusa ushobora kwibaza uti ikibuga se cyari kibaye gito. None se bari bagiye gutira ishoka zo kwagura ikibuga? Ntabwo byakumvikana. Reka tuvuge urusengero. Aho basengera rero hari hamaze kuba hatoya. Aba bana nibo bungutse igitekerezo, nguko n'abana b'iki gihe bashobora kunguka igitekerezo, bamwe ntibabyumve. Bati muyobozi wacu, aho dusengera kwari hatoya, ntabwo twagenda tukaja gushaka noneho ibintu byo kudufasha kugira ngo twifashishe kugira ngo urusengero rwacu turwagure. Uyu muyobozi Elisa ndamushima cyane kuko nshima n'abayobozi b'iki gihe cyane. Haravuze bati ngaho mubikore. Aba bana bari abanyabwenge nguko n'abana b'iki gihe bashobora kuba ari abanyabwenge, abantu benshi bakaba badashobora kubyumva cyangwa bamwe ntibabyemere. Haravuga ati none si katwemereye turagenda twenyine, aho ntibiraba bya bindi bya gisore, tukagenda twamara kugerayo ntitwumvikane ku ngingo zimwe na zimwe, kubera ko twese tunganya imbaraga ndetse tunganya n'ubushobozi, tunganya n'imyumvire. Ati muyobozi rero, ati tujyane. Arabemerera baragenda. Hemerera baragenda nkuko dushimira urubyiruko rwose, urubyiruko turi buze kuvugaho rw'itorero ry'Abadiventiste. Nkuko mubibona, ntabwo bigaragara mu mvugo gusa, bigomba kugaragara mu mvugo, bikagaragara mu migirire, bikagaragara no mu myambarire. Izina ry'Imana rikomeze guhabwa icyubahiro. Aremera baragenda. Barajyana. Bageze kuri Yorodani, umwe kubera ubwitange yari yagize, umwe kubera ishyaka yari yagize ry'umurimo w'Imana, iwabo nta n'ishoka bagiraga. Nta shoka bagiraga. Bamwe bavuga ishoka gishobora kumvikana nk'ikinyarwanda cy'akarere kamwe, abandi hari igihe bakoresha ngo imarabiti, abandi hari igihe bakoresha ngo indyabiti, abandi hari igihe bakoresha intorezo. Igikoresho ni kimwe. Ntacyo bagiraga. Kubera ko ntacyo bagiraga yari yagitiye kubera iri shyaka ryo kwagura urusengero. Ese bimeze bite muri iki gihe hari kwifuza kwagurwa urusengero? Ese basore dufatanije uyu murimo bimeze gute? Murabyumva gute? Ese muri kwiyemeza mugatira? Ese muri kwiyemeza mugakodesha? Ese muri kwiyemeza namwe mukareba ibintu mudafite iwanyu mukabishira mu murimo w'Imana? Ni ikibazo. Ariko urugero nguru ni urw'aba bana. Agitema ntabwo yarayitiye gusa ngo ayishyire ku rutugu. Agitema ishokira kuka. Byumvikane ko uyu musore yari afite imbaraga kandi na nizo yanakoreshaga. Ishokira kuka igwa mu mazi. Arataka ati none se kabandi bari gukoresha izabo nje ngaba nari inyiti ibi bintu ndabirenga mu kimwe ababyeyi mwe. Burya nge mbara ngo ubwiza bw'abasore ni imbaraga zabo, ariko ngo n'ubwiza bw'abasaza ngo nimvi z'uruyenzi burya baba bitwaje. Niko muzasoma mu migani igice cya 20. Hanyuma wa musaza rwose aramureba ati none wa musore we iguye hehe? Arahamwereka. Musaza nabakoresha rwose ikintu cy'ubwenge kigaragaza imvi, kigaragaza uruyenzi. Atema igiti arakihaterera, ishoka irazamuka. Hanyuma abwira wa musore ati ngaho yisingire. Abaragisingiye. Umurimo w'Imana naragira ute? Urakomeza nkuko muri buze kubisoma munsi y'iki gice. Icyo rero twafatiyeho
soma iri somo ni ukugaragaza imbaraga za gisore. Ese imbaraga za gisore ubu ngubu ziri gukoreshwa zite? Ese ziri gukoreshwa mu biki? Ese ubu ngubu abantu benshi bari kwemera ko izi mbaraga zakoreshwa? Aba basore bari benshi, umusaza yari umwe wari ubaherekeje ari we Elisa. Tugiye kwinjira rero mu cyigisho cyacu kitubwira ngo ese izi mbaraga abenshi bumva, abandi bakabibonera mu myambaro, ntibamenye icyizo mbaraga zerekezaho bimeze gute. Ni muri urwo rwego rero tugiye gusobanura twifashishije ibyanditswe. Muri kumva ko n'abatubanjirije b'abasore uko babigenzaga, uko babikoraga. Burya abasore barebaga ukuntu ikintu gikenewe mu itorero bakaba nyambere. Natwe rero muri iki gihe gisoza amateka y'isi, ndasabira abasore dufatanije umurimo ngo natwe tube abambere cyangwa se nyambere. Icyo cyiciro rero nk'uko dufite ihame rya 11 rivuga ngo gukurira muri Kristo, nk'uko muzakomeza kubisoma mu gitabo cy'Abadiventiste bizera, hari ihame rivuga ngo gukurira muri Kristo. Gukurira muri Kristo rero ntabwo ari gukura mu bya mwuka gusa, ahubwo habagaho no gukura mu by'ubwenge, hakabaho no gukura mu by'iki no mu mbaraga. Ibya mwuka tugomba gukura ibyanditswe byera, ubwenge bwacu bugomba gukura, ndetse n'imbaraga zigakura, kuko zidakuze ntabwo hari kuba igikorwa cyo gutema ibiti kugira ngo abantu bagure urusengero. Reka rero tugere kuri bya bisubizo bya bibazo za mpungenge abantu bamwe bibaza batari ko tubona abantu mwaririye torero bambaye ukuntu. Bamwe baravuga bati tubona bameze nk'abadaso, abandi bati tubona bameze nk'abapolisi, abandi bati tubona bameze nk'abasirikari, abandi bati tubona nk'abashinzwe umutekano. Abantu bamwe bakaba bashobora kwitiranya icyo cyiciro bakavuga bati ubanza iyo bagiye gusenga bari abantu bafite n'imbunda, noneho bashobora kuba bifashisha bageze ku rusengero bagacungira abantu umutekano. Ntabwo abo bantu baba bari kure, dore imbunda ya mbere ngiye. Ahubwo reka dukomeze noneho turebe ese iyo mbunda yifashishwa ite, ikoresha ite. Iki rero ni icyiciro itorero ry'Imana ryatangiye. Iki cyiciro urebye cyari cyarasinziriye, ariko tugiye gutangira igihe itorero ry'Abadiventiste ryari rimaze naryo gutangira. Hanyuma turebe uko ikindi iki cyiciro cyaje, uko gikora. Nubwo turi buze kuvuga ku isoko yacu gusa, tuzinjira mu mikorere yacu mu buryo bwagutse, mu myambarire, aho ibi bintu byagiye biraturuka. Uko muzagenda mukurikirana uru rubuga, ko muzagenda mukurikirana uko tugenda dutanga ibyigisho, muzagenda nabyo murabisobanukirwa. Ubu tugiye kureba imvo n'imvano y'iki cyiciro. Imana ibaha umugisha rero. Iki cyiciro abenshi ba nyiracyo se uwagishizeho yashimye yuko cyitwa G.A. ni J na A, ariko no mu Cyongereza bavuga ngo ni AY, bivuga ngo Adventist Youth. Adventist Youth ni icyiciro rero cyangwa se n'urugaga. Youth, urugaga, urubyiruko, abasore b'Abadventist. Adventist nabyo ubwabyo bifite icyo bisobanura, bivuga ngo abategereje kugaruka kwa Kristo. Amen. Reka dukoreshe rero ijambo rizwi cyane ari ryo rivugwa ngo ni G.A. ngo tubonye abajiya, ngo tubonye abajiya, ngo abajiya ngo bariya bari hariya ni abajiya, ni G.A. Iyo J ivuga ngo jeunesse. Jeunesse aribyo bya bindi mu Cyongereza bivuga ngo ni youth, urubyiruko, urugaga, abasore. Ubusobanuro bwa G nubwo ngubwo. A ni Adventist. Adventist tumaze kubivugaho ko ari abategereje kugaruka kwa Kristo. Reka dukomeze twifashishe ibyanditswe kugira ngo
abantu benshi badakomeza kwibaza ati nyamara ari amagambo ari kuvuga wasanga nari cyo kibazo wasanga ari cyo kibazo nyamara turi buze gusoza cyabaye igisubizo tuvuga ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Timoteyo Paulo nawe iki cyiciro yarakiziho nkuko na Elisa yarakiziho, ariko ntabwo muri iki gihe abantu benshi bakizi nguko cyakagombye kuba kizwi. Timoteyo iri ni mu torero rya mbere aho muzasoma mu Befeso ko twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Mu Befeso reka tuhifashishe naho tuhifashishe tugendane uko ibyanditswe bibivuga. Abefeso igice cya kabiri umurongo nuwa 20 kugira ngo dugende imvo n'imvano nkuko ikigisho nk'uko Imana ashimye yuko cyakoreshwa. Abefeso igice cya kabiri umurongo wa 20 aratubwira ngo iki: kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo niwe buye rikomeza imfuruka. Kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo niwe buye rikomeza imfuruka. Dukomeze noneho muri Timoteyo. Tubaze Timoteyo we arabivugaho iki? Timoteyo igice cya 4 twumve nuko Paulo nawe abivuga. Twumva aho twubatse niba ariho turi koko kandi niba twanarakuze. Uko hari abantu bicayeho gusa babaye ibikuri, hari abantu bicayeho gusa banze gutera imbere. Reka tujanirane n'abakuze, cyakoze n'abatarakuze nabo bumve ko bagomba gukurira muri Kristo. Aho tubatse naho none muri Timoteyo wa mbere igice cya 4 umurongo wa 12 aravuga ngo iki: ntiyakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo w'icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga, ku ngeso zawe, no ku rukundo, no ku kwizera, no ku mutima uboneye. Nta muntu n'umwe ufite inshingano yo guhinyura ubusore bwacu cyangwa se ubusore bwanjye, nta wabuhinyura kuko ni umwuka w'Imana ubushaka kandi unabitegetse. Amina, amina. Nimukomeza cyangwa se dukomeza gusoma mu gitabo cy'ubutumwa, igitabo cya ubutumwa bwatoranijwe ni umuzingo wa 2 ku paje ya 49, aho umuja w'Imana Ellen White avuga ngo izina ryihariye n'abantu bihariye. Izina ryihariye n'abantu bihariye. Burya abantu benshi impamvu badasobanukirwa nuko batazi uyoboye aba bantu, nuko batazi uyoboye iki cyiciro, nuko batazi wagishizeho, akenshi nuko batazi naho bubatswe. Nimusoma rero mu butumwa bwatoranijwe ni umuzingo wa 2 ikigisho ni cya 49, muzasanga ko abantu bagomba gukora umurimo ari abantu bafite izina ryihariye. Twarivuze abadivantiste b'umunsi wa 7 n'abantu nabo barihariye. Niyo mpamvu usanga abantu benshi batangara bati bariya basore mubona ibyabo neza. Ntabwo wabimenya kubera ko wabahamagaye ni ufite inshingano yabo. Muzabisoma neza rero muri icyo gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe ukuntu bagomba kuzabaho bihariye, kubera ko n'izina ryabo ryihariye. Izina ry'Imana reka rikomeze guhabwa icyubahiro. Twavuze ko turi buze kwifashisha ibyanditswe byera, ari byo Bibiliya yera. Turi buze kwifashisha n'ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Igitabo tugiye gusoma ni igitabo kitubwira, kivuga ngo ubutumwa ku basore. Twumve icyo kitubwira ku paje ya 5. Ubutumwa ku basore paje ya 5 haravuga ngo iki? Reka mu gihe tukibashaka tubwire abayobozi
dufatanije umurimo ngo courage. Abo dufatanije umurimo ndababwiye ngo courage, kuko waduhamagaye no kwizerwa kandi no kwiringirwa. Turacyari rero mu muzi w'iki cyiciro. Maze kumva aho twubatswe, maze kumva ko Pawulo avuga ngo nta ugomba guhinyura ubusore bwacu. Reka dukomeze tuzamuke. Kubera iki si abandi basore? Kubera iki si nabo bataba babibwirwa? Reka twumve icyo umuja w'Imana Ellen White avuga ku page ya 5 n'isubi ya 3. Mu myaka y'igihumbi 892 n'igihumbi 893 niho hatanzwe ubutumwa bwavugaga ko abasore bacu bakwiriye gushirwa mu mitwe, mu mitwe, amatsinda agendereye gukora umurimo wa Kristo. Aha, ubwo rero inshuti zanjye mutari muri gusobanukirwa, mwumve ko noneho mu gihumbi 892 imyaka 100 irarenze ubu butumwa butanzwe. Twari twararyamye, twari twarasinziriye, ahubwo none ni wikanga tumaze imyaka 100 ahubwo twarasinziriye. Biragenda gute? Bizagenda gute? Aba basore rero bari bahamagawe, bari bashyizwe mu matsinda. Niyo mpamvu nk'abantu tudahuje imyizerere nimuje murabona iniforume itandukanye, ntimuje muri kanga. Ubwo amatsinda aratangiye. Nimuje murabona imyambarire itandukanye, ntimuje muri kanga. Imitwe yabo niyo bazaba barimo ngo agendereye gukora umurimo wa Kristo. Ibyo bitekerezo nibyo byahereweho. Aha, ibyo bitekerezo nibyo byahereweho, maze hashirwaho urugaga rw'abasore babavuga butumwa babakorera bushake. Ubwo abafite indimi z'amahanga muzasanga iri jambo hano ryarakoreshejwe ngo ni MV, mouvement volontaire. Urugaga rw'abasore babavuga butumwa babakorera bushake rwaje kugaragara ko ari imbaraga izahura kandi ikomeza mu buzima bw'abasore b'abadivantiste hirya no hino. Urugaga ruraje, amatsinda aremewe kandi yemewe n'ijuru. Urukumva ko mu 892 893 hagombaga gutangira amatsinda, hagatangira imitwe, abasore bagashirwa mu bice mu byiciro byabo kugira ngo bamamaze ukuri hirya no hino ku isi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro rero, kuko uru rugaga rutari mu gihugu cyacu gusa. Iyo ndebye no kuzindi mbuga hirya no hino nsanga naho ruriyo. Imana ishimwe ko ruri gusohoza ibyo waruhamagaye yaruhamagariye. Amina. Mwibuke ko insanganyamatsiko yacu ari isoko y'abajiya, imvo n'imvano y'abajiya, imvo n'imvano y'urugaga rw'abadivantiste w'umunsi wa 7. Ntabwo turi buze kurenga aho ngaho. Uko muzagenda murakurikirana ibyigisho niko tuzagenda tubasobanurira iyi myambarire, niko tuzagenda turabasobanurira imikorere, niko tuzagenda turabasobanurira n'ibindi byinshi Uwiteka Imana yahishuye ko bigomba kubaho muri iki gihe cyacu. Amatsinda, imitwe, urugaga, Mwuka w'Imana arabyemeje. Ese hari ubihakana? Nimusoma nanone mu gitabo kivuga ngo amateka y'itorero, cyo ntabwo twaje kukizana, ariko ku rubuga turi buze kubatangariza muraza kugisangaho. Muraza gusanga ko ubundi abantu bakagombye kuba batumva iki cyiciro n'abantu batemera isabato. Bo
ntabwo nanone nanabibahora kuko ntabwo aya mahirwe ashobora kuba yarabagezeho, ariko bigenda bimbabaza cyane kandi bikanantangaza kubona umuntu wemera isabato ataremera iki cyiciro turimo natwe tukemera kandi tuzakomeza kwemera, ugasanga nibo bagihakana, kandi ugasanga bemera umwuka w'ubuhanuzi, ugasanga bemera Bibiliya, ugasanga bemera n'ibindi byinshi, ariko ugasanga bimwe ntabwo babyumva. Ni se kibi, Imana ibababarire. Abatangije muri icyo gitabo kivuga ngo amateka y'itorero, muraza gusangamo ko mu batangije itorero umugabo wa mbere w'ikubitiro witwa Joseph Bates. Joseph Bates yari afite imyaka 10. Nawe rwose biragaragara yuko yari afite imbaraga zigomba zisa n'iz'abana b'iki gihe nk'uko amatsinda yabo ari. James White ngo yari afite imyaka 20 ntabwo yari yakagize imyaka 30. Ellen Harmon amaze gushingiranwa na James White, amazina mu bihugu byateye imbere umugabo gore afata ku izina ry'umugabo. Ellen Harmon akimara gushingirwa James White niwe twita cyangwa se wiswe Ellen Gold White, afata ku izina rye, afata no ku izina ry'umugabo Imana imuhamagara ngo yari afite imyaka 17. Muzabisoma mu gitabo bwa yiyandikiye cyitwa Intumwa y'Imana ku page ya 5. Nawe ubwe yari afite imyaka 17, yari akiri umusore. Bamende hari yanakagize no kuba umusore, ahubwo yari ari urubyiruko, yari umusore mutoya. Undi no witwa John Nevins Andrews, nawe nta myaka 20 yari afite, Imana imuhamagara. Anne Smith nawe yari ari muri 20 nta myaka 30 yari afite. Byumvikane ko rero itorero ryacu ryubakiye ku mbaraga za gisore, kuko n'uwabahamagaye azi ko abasore aribo bazasoza uyu murimo. Niyo mpamvu abantu benshi bikanga kuri iki cyiciro, ni imbaraga z'umwuka, iz'ubwenge ndetse n'imbaraga zigaragara. Mwibuke ko turi kuganira ku isoko ya GA, isoko y'abajiya nk'uko bivugika. Mwuka w'Imana rero uko yakomeje kugenderera itorero, Mwuka w'Imana uko yakomeje kugenderera urubyiruko, Pasiteri wa mbere wakoze mu itorero ry'Abadiventiste munsi wa 7 witwa Pasiteri James White amaze kubona yuko abasore bafite inshingano yihariye muri iki gihe giheruka, yatangije icyiciro cyangwa se igitabo yise Youth Instructor cyangwa se umwigisha w'abasore. Ubwo byari bimaze kuba mu 1852. 1852 ni uyu mupastor w'Abadiventiste munsi wa 7 wavuze ngo abasore bagomba kugira umwihariko, kandi ntabwo ari we gusa yari amaze gusobanukirwa n'umucyo. Paulo yabwiye Timoteyo, nk'uko na Paulo nawe yari amaze kubona umucyo w'igihe n'abahanuzi bari mu gihe cyane cya Elisa. Mwuka w'Imana ntabwo yivuguruza. Yatangije icyiciro cyitwa cyangwa se igitabo cyangwa se inyandiko zitwa umwigisha w'abasore, aho hari bamaze kuba mu 1852. Mwibuke ko Abadiventiste bahagurutse mu 1844 bamaze kuva mu matorero agiye atandukanye, Abamethodiste, abaki. Hanyuma Abadiventiste icyo gihe bariho bagira ute bahaguruka. Mwuka w'Imana rero yagiye arabakuza. Niyo mpamvu tugiye kuja twifashisha imyaka igiye itandukanye n'abantu bagiye batandukanye kugeza magingaya, ndetse igihe Yesu Kristo azarinda agarukira. Mu 1879 rero tuvuye mu 1852 tugeze mu 1879. Abasore babiri, uwitwa Ali Fena na Luther Warren. Ali Fena wari ufite imyaka 17 na Luther Warren wari ufite imyaka 14, nibo batangije bakomereje iki cyiciro cyo bita abaGA, ariko icyo gendo cyari cyakiswe GA ahubwo cyitwaga Mouvement Volontaire MV. Turi buze kubagezaho n'igihe cyahindukiye GA.
mu itorero rya Hazarton ni muri Amerika mu ntara ya Michigan, irahari na maginga ya ngaya, nibo batangije gahunda baravuga bati cyakoze dore abasaza bacu bari kugenda bakura, bari kugenda batera imbere, reka iki cyiciro natwe tumere nk'abagiye kugihagararira, kuko n'aba basore bavuze bati reka twagure aho gusengera. Aba basore babiri rero munyihanganire, aba basore babiri rero ndabashimira cyane ko aho bateye ikirenge, aho bavanye ikirenge ariho natwe turi gutereka, kandi ko uko mwuka w'Imana yagiye arabitangaza ariko biri kugenda biri kuba. Cyakoze benshi bari kugenda batangazwa n'iterambere ry'iki cyiciro, abandi bakagenda batangara, abandi abafite kwizera guke bo biri kubatimba bakagwa, ariko nuguhamanya na mwuka w'Imana ntabwo iki cyiciro cyava kugira ngo abantu bakunde bakomere. Reka dushimire Nyagasani cyane. Reka dukomeze rero kumva n'imvano y'iki cyiciro, ntabwo turi burengaho ngaho, dushaka kugira ngo tumenye isoko yacu, niturangiza tuzakomeze tubyumvikanaho, tuzakomeze tubyumva kimwe, tuzakomeze noneho muzi ko ari mwuka w'Imana ukora, ari mwuka w'Imana uvuga, yavuze ngo biraba, yategetse bikagira ute bigakomera. Ku tariki ya mbere ku tariki ya 29 nakoze ukwezi kwa mbere mu 1892, umuja w'Imana Ellen Harmon cyangwa se Ellen White nawe yatanze inama nkuko zigaragara muri iki gitabo cy'ubutumwa ku basore ku page ya 5. hari amakuru arambuye, ndetse ni kugi reka dusome kugira ngo bitaba bya bindi nkuko abantu babivuga ngo ni by'abagiya bikazarangira ari by'abagiya, ahubwo ni bya mwuka w'Imana. Reka dusome ku page ya 4, ku page ya 5. Aha, ni ku page ya 5 mu gitabo ubutumwa ku basore cyangwa se ubutumwa ku rubyiruko, ngo nubwo byinshi mushiki wacu yandikiye abasore byagiye bisohoka mu bitabo bye, inyinshi mu ngingo zagiye zisohoka mu kinyamakuru cyitwaga umwigisha w'abasore, ndetse n'ahandi ntizagiye zirindwa. Satani yarwanyije iki cyiciro, ndetse n'ahandi ntizagiye zirindwa mu buryo buramba. Izo nyigisho ni umurage w'agaciro kenshi, kandi zikwiriye kugezwa ku basore bo muri iki gihe. Kubw'ibyo icyiciro gishinzwe abavuga butumwa b'ubushake mu nteko nkuru rusange cyacukumbuye ibyo yanditse byose mu binyamakuru uhereye mu itangira ry'umurimo, kandi gitoranya. Siko abantu bagira amagambo menshi, mwuka w'Imana ari wavuze ati mube mutoranije babiragenderwaho, iyo byose babizanira rimwe. Abaguye kubera iki cyiciro baba baraguye amaguru akabari yaje hejuru, ahubwo baratoranije kubera mwuka w'Imana, none abantu byabavanye mu byizerwa. None iyo badatoranya, bitekerezeho nawe, ngo gitoranya ingingo zivuga ku basore n'urubyiruko ndetse n'ibibazo bahura nabyo, aya makuru abifuza kuyakomeza murukona ko umuja w'Imana nawe ari yasiza byanditse, ariko kubera sekibi inyandiko ze ntizarindwa mu buryo bukwiriye, habaho gutoranya batereka turebe mu by'ingenzi bisigaye, birakomeza. Ni mwuka w'Imana, ntabwo ari nje ubivuga. Andi makuru mushobora kuyasanga mu rwandiko yandikiye General Conference mu rwitwa cyangwa se mu cyitwa General Conference Bulletin January, ubwo ni ukwezi kwa mbere tariki ya 29 na 30 mu 1893, ni ku page ya 24 muri zo nzandiko z'umuja w'Imana Ellen Harmon cyangwa se Ellen Gold White. Ayo makuru ararambuye muri iki kinyamakuru. Ubundi bindi bibazo dushobora kwibaza kumva n'imvano, ubundi
ibyo byabaga byari byemewe n'ijuru ibyo byabaga byari byemewe n'ijuru tugiye kujya turavimuzi ntabwo turi buzamuke cyane turi muzi turahera kuri fondasiyo ibindi tuzagenda turabyigaho gitabo rero cy'inama ku mirire haranditswe aya magambo ngo ingingo ya 35 ariko ni page ya 33 ngo neretswe ko ivugurura mu by'ubuzima ari umugabane w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu kandi ko byombi bifitanye ubumwe nk'ubwisanga n'ingoyi nk'uko ikiganza n'ukuboko bimeze ku mubiri w'umuntu. Twavuye ku mubiri tuhageze ku kaboko tugeze kuki ahangaha turi batubwiye ukuboko ndetse n'ikiganza. Nimuza gusoma no ku ngingo ya 43 murasanga bari kuvuga ukuboko. Ingingo ya 43 y'iki gitabo cy'inama ku mirire. Noneho reka turebe umwihariko, mwibuke ko turi kwiga imvo n'imvano ya imvo n'imvano. Ku ngingo ya 99 ingingo ya 99 iravuga ngo ingingo ya 99 muri iki gitabo iravuga ngo 98 y'iki gitabo iravuga ngo ubanza iyi ngingo ari ngo kutita ku bitabo bivuga iby'ubuzima kwaranze abantu benshi nikosa imbere y'Imana. Ubushake bw'Imana si ugutandukanya umurimo w'ubuzima n'umurimo mugari w'itorero ryayo ryahawe. Ukuri kw'iki gihe gushingiye ku murimo w'ivugurura no mu by'ubuzima nk'uko biboneka no mu bindi byiciro by'umurimo w'ubutumwa bwiza. Nta cyiciro na kimwe cyabasha gutandukanywa n'ibindi ngo kibe cyuzuye. Ahangaha none bari kugaragaza ko burya akaboko, ikiganza byose bigomba kugira uko bikorana n'itorero kandi anari wo mubiri wande wa Kristo. Ingingo y'104 irabihamya nayo. Ingingo y'104 nayo irabihamya neza. Reka twihute ubwo muzagenda murayisoma. Reka turebe ku ngingo y'105 tuje dusoma ingingo ngeya. Ingingo ngeya 105 ngo haravuga ngo ivugurura mu by'ubuzima rigomba guhabwa umwanya w'ingenzi mu yamamaza ry'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Amahame y'ivugurura ry'ubuzima aboneka mu ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bw'ubuzima bugomba komatana n'umurimo w'ijambo ry'Imana. Aha turi kugenda twerekeza kuvugurura ryagiye ribaho nubwo hano ryerekeza ku murimo w'Imana, ariko ngo n'ibindi byiciro bigomba kugira ute, bigomba kuja nabyo bibaho ivugurura. Nani kuri ya ngingo y'105 ngo amavuriro yashizweho agomba gukorana no kuzuzanya mu buryo bw'isanga n'ingoyi n'ubutumwa bwiza. Uhoraho yatanze amabwiriza avuga ko umurimo w'ubutumwa bwiza ugomba gutezwa imbere, kandi ubutumwa bwiza bukubiyemo ivugurura ry'ubuzima mu migabane yaryo yose. Umurimo wacu ni wo kumurikira iyi si kuko irushaho kwijimishwa n'imiyaga igenda yaduka. Itegurira inzira ibyago biheruka Imana izemera ko bigera ku isi. Abarinzi bakiranuka buhoraho bagomba kuburira abatuye isi. Buri cyiciro cyose rero cy'umurimo kigomba kumurika. Abasaza bakamurika, abasore bakamurika, abana bakamurika. Paji ya 218 paji ya 218 haravuga ngwiki 218 duheremo hagati
abiroha mu bwaka bazashira babone ko ingaruka z'ibyo babona atari ibyo bibwiraga. Umwami Imana azatuyoboza ukuboko kwe kw'iburyo nituramuka tumwemereye kutuyobora. Byumvikane ko rero burya kwa kuboko nako gufite ikiganza cy'iburyo. Kwa kuboko batubwiye ku murimo wa marayika wa gatatu nako burya gufite ikiganza. Ese imvo n'imvano ya GA niyo turiho, isoko ya GA. Ese abagiye bava hehe mu byanditswe no mu mwuka w'ubuhanuzi? Reka dusome mu twumaze. Batubwiye umubiri, batubwiye akaboko kari ukwirinda, ariko ako kaboko ngo nako gafite ikiganza. Ikiganza ese kwa Uwiteka ari uyoboje ngo akaboko cye cy'iburyo, ikiganza cye hano kuri iyi si ni ikihe? Igitabo n'umurimo wa gikirisitu, igitabo n'umurimo wa gikirisitu ku paje ya 29, ku paje ya 29. Paje ya 29 ivuga ngo iki? Iravuga ngo Imana yashizeho abasore ngo babe ikiganza cyayo cyo gufasha abandi. Birasobanutse. Tumaze kubona umubiri, tumaze kubona akaboko, none ikiganza cy'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Ikiganza n'abasore. Imana yashizeho abasore ngo babe ikiganza cyayo cyo gufasha abandi. Turamutse dufite ingabo z'abakozi b'urubyiruko rwacu rwatojwe neza kandi rufite imbaraga, mbega uburyo ubutumwa bw'umukiza wabambwe akazuka kandi akaba agiye kugaruka bwagezwa ku batuye isi bose vuba. Aya magambo kandi mushobora no kuyasanga mu gitabo cy'umuja w'Imana Ellen White kikiri mu ndimi z'amahanga, ni ibihamya by'itorero, paji ya 64. ni igitabo cy'icyongereza. Ese bari gukora bati? Abo basore, urwo rugaga bari gukora bati? Umurimo wa gikirisitu nani cya gitabo turi buze gusubiramo twumve uko abo basore bari gukora. Ese niko bakora? Umurimo wa gikirisitu ni paje ya 70, paje ya 70. Ntabwo ibyo bakora babihimba, ntago bagomba kubihimba, uko baramutse babihimbye nto baba bakiri ingabo z'Uwiteka, nto baba bakiri mu gisirikare cy'ijuru, ahubwo baba babihimbye nyine. Paje ya 70 iravuga ngo Imana yagenye ko tugomba kwigira amasomo ya gahunda mu gushira ibintu mu mwanya ukwiriye, tubyigiye muri gahunda y'Imana yatanze mu gihe cya Mose. Ibikoze ku bw'inyungu z'Abisirayeli. Gahunda yose yigwa ni igomba gukomorwa mu gihe cy'Abisirayeli, igihe Mose yayoboraga ubwoko bwa Isirayeli. Ikibazo ni ukuvuga ngo bagomba kuyigira mu gihe cy'Abisirayeli, ugasanga abantu bayirwanya ntabwo bazi iyo gahunda uko yakorwaga, ahubwo babigereranye, ugasanga bari kubirwanya gusa, ugasanga nto bashaka kubyumva gusa. Ariko twakagombye kumenya se byari maze bite igihe Mose yayoboraga Abisirayeli. Aya magambo mwayasanga no mu bihamya by'itorero, paje ni igitabo cy'icyongereza, paje ya 653. ni igitabo cya mbere. Iki cyiciro rero nkuko twababwiye muri cya gitabo kivuga ngo umurage w'itorero, bigeze mu 1901 iki cyiciro cyahujwe n'ishuri ry'isabato. Cyahujwe n'ishuri ry'isabato. Inama ku mirire ho habivugaho iki? Ni ingingo ya 811. Ingingo ya 811. Ingingo ya 811 ibivuga iki? Hari agasubi kavuga ngo amashuri yo guteka ahabwa umwanya yagenewe. Dusome uko bishoboka kose amateraniro makuru yacu
agomba kuba ayibyamwuka. Ibigendanye n'ibindi imirimo yakorerwamo bigomba gukorwa n'abantu runaka bagenewe iyo mirimo, kandi uko bishoboka kose abo bantu bagomba kwerekwa bizera mu kindi gihe kitari cy'amateraniro makuru. Aho tugendereye amabwiriza y'imirimo igendana no kubwiririsha ubutumwa ibitabo, umurimo w'ishuri ry'isabato. Hari abatemera ko ishuri ry'isabato ribaho, ibyo mwuka w'Imana nabageraho muzabyumva. Ibinyamakuru, hari abatemera ko itorero ry'abadivantiste munsi wa karindwi ryagira ibinyamakuru, ngo mbese bavuga abanyamakuru ngo ni RBA, ngo mbese bavuga amakuru ngo ni radio Gisenyi, ngo mbese bavuga amakuru ngo ni RC Musanze. N'ibinyamakuru n'umurimo wibwiriza butumwa bikwiriye gukorerwa mu nsengero, ariko Imana ishimwe ko abatabyumva n'abatemera gahunda z'urusengero cyangwa mu materaniro yihariye. Mu 1907 iki cyiciro cyayobowe n'uwitwa Milton Kane. Iki cyiciro kikiyobora cyiswe ngo icyiciro cy'abasore b'abadivantiste b'abamisiyoneri b'ubushake, ari byo bita GMV. Reka twihutishe imvo n'imvano y'icyiciro cy'abagia cyangwa se Adventist Youth cyangwa se urugaga rw'abadivantiste munsi wa karindwi. Bigeze mu 1917 umuja w'Imana Ellen White harashize imyaka 2 apfuye cyangwa se asinziriye, kuko amateka ye agenda abigaragaza. Ashizeho gahunda y'ukuntu ibintu bizagenda. Gusa hari abantu benshi bazi ngo ubwo umuja w'Imana yasinziriye ngo n'itorero ryarasinziriye, abantu benshi bazi ngo aho ryakuriye rikagera naho ngaho, ariko kibaza mu bitabo bigera mu 129 byose yanditse, ese byose twamaze kugendera muri uwo muco rero niyo wakomeje kumurika. Yasize atanze uburenganzira. Ubwo burenganzira muzabusanga mu bihamya by'itorero, ni igitabo cy'icyongereza, umuzingo ni uwa 9, paji ya 260 na 261. Ibihamya by'itorero ni igitabo cy'icyongereza, umuzingo ni uwa 9, paji 260 na 261. Cyangwa se ibihamya by'itorero umuzingo wa 3, paji 445. Urwibutso n'integuza nabyo byadufasha, paje y'106, volume ya 14. Yaravuze ngo igihe cyose inteko nkuru rusange izafata umwanzuro ari itsinda cyangwa ry'abagabo 2 cyangwa 3, ngo iryo jwi ntabwo azaba kirifata nk'ijwi ry'Imana. Abarwanya itorero bashiragaho akadomo, barangiza bagahita basohoka bari kwiruka. Arakomeza kuri iyo paje aravuga ngo ariko igihe cyose inteko rusange abagabo bacu bene data bazaba baturutse mu birere byose by'iyi si, ngo umwanzuro uzafatwa ukwiriye gufatwa ukemerwa ngijwi ry'Imana. Reka dushimire rero kubw'inama umuja w'Imana Ellen White yatanze ko wemeye yuko iki cyiciro gikomeza. Cyakoze aya magambo abayifuza kuyakurikirana batabona ibyo bitabo bindi, mwasoma mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ni ingingo y'172 kugeza ku ngingo y'174. Ingingo y'172 kugeza ku ngingo y'174 mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Icyo gihe abayoboraga inteko nkuru rusange, umuja w'Imana avuga aya magambo harimo umuyobozi wacu Pastor A.G. Daniels, niwe wayoboye ino nteko nkuru rusange. Umuja w'Imana avuga aya magambo yayiyoboye kuva mu 1901, niwe yanacahaga ko agomba kuvugura inteko nkuru rusange ikajira yoborwa n'amasesiyo cyangwa se abapasiteri baturutse mu birere bine by'isi.
yayiyoboye kuva mu 1901 kugeza mu 1922 umuja w'Imana ari nawe ati nico kintu yamukosoyeho kandi ubu cyarakosotse iyo hagiye kuba amatora ibirere byose by'isi byohereza intumwa iniyo ikohereza intumwa na za firidi zikohereza intumwa byumvikane ko umuntu utemereye umwanzuro rero afitanye ikibazo nijoro Ellen White yanongeye kubihamya mu gitabo cye cy'impano y'umwuka w'ubuhanuzi ku paje 267 Milton rero ahita afatiraho aba yafatiyeho rega ntabwo itorero rihagarara hahagarara umuntu ntabwo itorero rishobora guhagarara na gatoya ngo attention reka da itorero riri muri ubishaka byemere mu bigaragara utabishaka abihakana ariko itorero ni haraka mbere tembeya mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umubiri n'ubw'ubwenge uyu mugabo rero witwa Milton Keynes niwe wayoboye iki cyiciro bwa mbere Daniel wari uyoboye ico gihe General Conference ntaco yamunenze Ellen White yarahari ntaco yamunenze ariko muri 2020 na za mirongo abantu bari kumunenga Satani ni umugome mu 1919 niho noneho inama yarateranye uwitwa Arthur William Splonding yashizeho amategeko n'isezerano by'abagimbutse ibyo rero ayo mategeko n'isezerano by'abagimbutse tubisanga muri aka gatabo cyangwa muri iki gitabo kiyobora kirimo amasomo ayobora uru rugaga ni ku paje ya 10 niho yashizemo amategeko byose rwose arabyandika nyabuneka mwumva imvo n'imvano kumuja w'Imana none yavuze yuko noneho impande zose niziturukwamo n'aba pasteur n'abahagarariye itorero bizemerwa ibi byagombaga kwemerwa nabyo ku paje ya 10 ashira amategeko gukomeza umurinzi wo mu ruturuturu gukora ibikwiye kwitegereza uwo tuvugana kubaha no kumvira kubahira mu nzu y'Imana guhora ukeye kwamamaza ubutumwa bwiza isezerano ari ryo urubyiruko rurahirira rushize ikiganza hejuru ngo kubw'ubuntu bw'Imana nzajya mbumugwaneza n'umunyakuri nzajya nkurikiza amategeko agenga urubyiruko rw'abadivantiste nzaba umugaragu w'Imana n'inshuti y'abantu 1919 Arthur William Splonding biremezwa mu nteko nkuru rusange bivuye mu tegeko ry'umuja w'Imana Ellen White yashizeho birakomeza imvo n'imvano y'ikiciro cy'urubyiruko rw'abadivantiste umunsi wa 7 Adventist Youth mu 1917 kugeza mu 1928 hashirwaho amategeko y'abarondabukanda n'abato abarondabukanda n'abatoya rero niho kuvuga ngo kuva ku myaka 6 kugeza ku 9 ubu byakomeje itorero rikomeje gutera imbere no kuva ku myaka 4 kugeza ku 9 abo nibo bato tuvuga abagimbutse no kuva aba cyangwa se abarondabukanda no kuva ku myaka 10 kugeza kuri 15 nabo bahawe gahunda bashirirwaho amabwiriza kugira ngo baje barakura amabwiriza bahawe amategeko bahawe bagomba kwemera ko bazakurikiza kubaha no kumvira rimwe kuba imbonera 2 kuba umwizerwa 3 kuba umunyangeso nziza 4 kuba wubaha 5 kuba utega amatwi 6 kuba witonda 7 kuba ingirakamaro 8 kuba unezerewe 9 no gufata neza umubiri wanje naryo mu bitabo riri kuja ryongeraho nkuko rihuje na temperance isezerano bagomba gusezerana cyangwa bagomba kushirika ikiganza hejuru kubwo gufashwa n'Imana buri munsi nzaja nihatira gukora ibyo nshoboye byose nabyo inteko nkuru irabyemeza bigomba gushirwa mu bikorwa ko mwuka w'Imana abyemera mu 1922 imvo n'imvano ya GA
tumaze kumva ko general conference hawe iki uburenganzira itorero rirakuze uwitwa Harriet Holt niwe wasimbuye Sploding kuyobora GMV cyangwa si missionnaire volontaire muri general conference yashizeho imitwe y'amajambere nkuko biboneka mu rwandiko rw'inzira page ya 4 ndetse na page ya 9. Iyo mitwe yashizeho ni yihe cyangwa se amatsinda? Bandu bamwe bumva ngo imitwe bakagira ngo nuguteka umutwe n'amatsinda nukugira ngo byumvikane neza. Ya ku page ya 4 bashizeho ayo matsinda na yashizeho abanyamuhati, abatwara muco, abubatsi n'abafasha. Imyaka 4 bambe 6 abanyamuhati, abatwara mu 7, abubatsi 8, abafasha 9. Ubu hariho utudege udutama imyaka 4, utudege imyaka 5. Ni kwitorero riri gukomeza arakambere tembeya nuko bimeze nta kindi twabihindura ho. Abagimbutse ni ukuva ku myaka 10 kugeza kuri 15. Biboneka ku page ya 9 y'iki gitabo cyitwa urwandiko rw'inzira cyangwa si rurimo amabwiriza yose agomba kubahirizwa n'uwifuje kuba muri iki cyiciro. Kuva ku myaka 9 azishyirwaho inshuti, abo tubana ubwo inshuti imyaka 10, abo tubana 11, abavumbuzi 12 imyaka, ababimbuzi 13, abagenzi 14, abayobozi 15. Itorero rirakomeza riragenda, mwihangane, itorero ryarakomeje riragenda. Ingando ya mbere irabaye, bya bindi bavanga abantu baje kuyugurirwa mibindi, ariko ingando ya mbere yarabaye kugira ngo abasore bashimangirwe muri iki cyiciro. Yabereye muri South California cyangwa se amajepfo ya California mu 1928. Uwitwa Lester Bound asimbura uwitwa Harriet, ashiraho abasore ndetse n'abasore bakuze. Hatangizwa impeta, yatangije impeta dore nizingizi hano nuko dufite ngeya, ariko nubumenyi bugiye butandukanye. Yatangije impeta 16. Muri zo mpeta 16 reka dutanga urugero rw'impeta ivuga yuko uyifite agomba kuba azi ubutabazi bw'ibanze. Bihuye n'aya magambo muja w'Imana yashize mu butumwa bwatoranijwe yuko umuntu wari we wese yakagombye kuba azi kwivura cyangwa se kuvura indwara zoroheje, ubutabazi bw'ibanze. Uyu rero Lester Bound niwe watangije izi mpeta kugira ngo urubyiruko ruje rugaragaza ubumenyi ruzi n'itorero ririkoreshe rizi ubumenyi bafite. Mu 1929 niho iki cyiciro cyo Master Guide, Chef Guide, ubuyobozi bukuru. Abantu benshi bavanga ubuyobozi bukuru bahita bumva ko ari ubuyobozi mu ijuru. N'ubuyobozi bukuru muri ibyo byiciro, muri iyo mitwe y'amajambere twamaze kuvuga, kuva ku myaka 4 ukageza kuri 15, cyangwa se ukaba wageza kuri 35 bitewe n'igihe umuntu abiziyemo, bitewe n'igihe umuntu abimenye, bitewe n'igihe umuntu ashaka kubikorera. N'ubuyobozi bukuru Master Guide muri iyo mitwe, muri ayo matsinda. Ntago ari ubuyobozi bukuru mu ijuru. Abenshi yo baharaba iki cyiciro baravuga ngo master ngo asimbura Yesu. Oya, ni umuyobozi mukuru muri iyo mitwe uko yagiye iratonde kwa 1930. Rero ni iki cyiciro cya Master Guide cyemejwe ko kigomba kuyobora abo bana bari munsi yacu. Ayo matsinda ari munsi y'iki cyiciro nabo bahawe isezerano kugira ngo bigaragare yuko bagomba kuyobora babyiyemeje kandi bazi yuko bashobora kuzagerwaho n'ingaruka. Bahawe isezerano biboneka hano kuri page 21 rivuga ngo intego bihaye ni ukumenyesha abo mu isi yose b'iki gihe ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo. Impamvu urukundo rwa Kristo ruraduhata. Isezerano, uwo wifuza kuyobora iki cyiciro
ayobora isezerano amanjije yasezerana ko ngo urukundo nkunda umwami Yesu nirwo rutuma nsezerana ko nzaje mfatanya n'urugaga rw'urubyiruko rw'abadivantiste umunsi wa karindwi ngakora icyo mbasha gukora cyose ngo mfatanye nabo kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose. Bantu batumva iki cyiciro, aho ngaho hari isezerano ririmo rivuga ngo tuzatera ikindi gihugu, hari isezerano ririmo rivuga ngo tugiye guhangana n'ubundi bwoko, hari isezerano ririmo muri kumva ko duhanganye n'andi madini cyangwa se andi matorero. Oya rwose. Mu 1951 aya mateka muri buze kuyasanga muri cya gitabo kivuga ngo umurage w'itorero. Hatangiye iki cyiciro cyitwaga ubundi cya chef gida cya master guide cyitwaga abasangira ngendo, riraza iryo zina rirahinduka. Mu 1956 bitwa master guide cyangwa se abayobozi bakuru. Noneho mu 1957 bahabwa ububasha bufatika kandi bugaragara ko bagomba kuyobora abaronda bukanda babana b'imyaka 10 na 15 na babandi b'imyaka 4 kugeza kuri 6 ubu tuvugana. Inkuru babaje ku tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatanu 1940 na tariki 29 z'ukwezi kwa gatanu 1940 babasore bombi Halifena na Luther Warren bagiye mu zabukuru. No bagiye mu zabukuru ariko ijambo bakundaga kuvuga barakunda kuvuga ngo kubwira abasore ibya Yesu. Ntabwo bigeze banengwa umuja w'Imana rena wayitahari. Bagiye mu zabukuru ntabwo bigeze banengwa, ariko maginga ya kunengwa sinza ahantu Satani ari kubinyuza. Mu 1946 uwitwa Hancock yakoze ikirango cya Pathfinder. Hancock niho bavuze ngo babaronda bukanda bafite imyaka 10 kugeza kuri 15 bahawe iki kirango mubona dushira ku ngofero ko abaronda bukanda bagomba kwambara iki kirango. Tuzabasobanurira nyuma yaho nico gisobanuye. Asaba hari badge. Uyu Hancock asaba uwitwaga hari badge kubahimbira indirimbo yitwa ngo turabavumbuzi b'intwari. Abajiya barayizi, tuyiririmba mu cyubahiro cyayo ngo turabavumbuzi b'intwari abagaragu b'Imana tugenda dushiza amanga twejejwe twuzuye ukuri twereka bose inzira nziza. Reka dusoreza aho ngaho, nibyo tuzabigeraho turi kwiga tekinike y'iki cyiciro. Iyo ndirimbo yahimbwe n'uyu witwa Harry Bag. Mu 1948 barayandika. Mu 1949 avumbura ibendera tuzabereka muri tekiniki. 1945 witwa Clark Smith yanditse icyo bita Medical Cadet Corps Adventist. Twacita ubungubu muri tekiniki. Tekiniki rero nayo tuzayibagezaho, naryo ni irindi somo ukwaryo. 1950 General Conference cyangwa icyiciro gikuru cyangwa se inteko nkuru rusange yemeza gahunda yose y'abaronda bukanda ku isi. Mu 1976 GMV rirahinduka, anaribwo bubahirizaga isabukuru y'imyaka 50 mu Rwanda. Icyo gihe yakorewe aho bita Ikarora, iyobowe na Mademoiselle Meyer, anaribwo bwa mbere ingando yari ibaye. Mu 1977 hemezwa ko kubera abantu bari batangiye kuja barisanisha ngo nabavuga butumwa babakorera bushake, abantu bameze nk'abamamyi n'abateka mutwe, itorero cyangwa inteko nkuru rusange ihindura MV, ihindura mu izina GA, anariyo turi gusobanura muri uyu mwanya.
ubwo rero iri jambo ryatangiye mu 1977 cyakoze abahezanguni n'abantu batumva itorero bararyanze baravanga ibi byihinduranya ibi ngibi by'iki ngo ntabwo byemeye ngo ntabwo bikwiriye bararyanga bo bitwa the good old days abashatse kwikorera kuko nabandi bavuye mu itorero bashatse kwikorera bahise bitwa the good old days mu 1962 ubwo jirakomeje hashirwaho inyigisho z'abaronda bukanda 1966 hariho ababimbuzi 1982 hashirwaho icyiciro cy'abagenzi 1985 icyiciro cyahujwe n'ibindi byiciro byose by'itorero ariyo mpamvu mubona abajiye bari mu byiciro byose by'itorero aya makuru rero kuba yifuza kuba yakeneye abashaka gusobanukirwa musure urubuga rw'itorero rwitwa akadomo GC cyangwa Gana cha Youth Ministries byose birafatanye akadomo org reka dusubiremo abifuza ndi makuru arenzeho akadomo Gana cha bifatanye Youth nayo bifatanye Ministries nabyo bifatanye byose akadomo org intego za GA agakiza n'umurimo yiga ibyamwuka iby'umubiri n'iby'ubwenge ari byo turagenda noneho turebe ibyamwuka nibihe iby'umubiri nibihe iby'ubwenge nibihe ariho abantu benshi bagera babona tugeze mu by'umubiri hatangiye parade hatangiye karasisi abantu bakikanga tuzagenda naho turabashakira ibihamya kandi birahari nuko ari kugira ngo mutarambirwe icyigisho cyacu tuzabereka tuti dore ibyamwuka GA yigisha ibyamwuka GA yigisha iby'ubwenge GA yigisha nabyo tuzabitegura tubishire mu masomo tuzabereka imvo n'imvano ndetse ya karasisi impamvu abantu benshi bavuga ngo twitwara gisirikare tuzabereka ibihamya ibyinshi bituruka mu bihamya by'itorero umuzingo wa 5 page 394 kwemera karasisi ndetse n'igitabo civuga butumwa page 450 hemera amafirimbi akemera karasisi ndetse n'amatsinda ibi byose tuzabibaramburira mu kindi cyigisho kizakurikiraho reka dusoreze ahangaha dushimira bene data barumuna bacu bashiki bacu bemeye gufatanya n'iki cyiciro ngiye imvo n'imvano muri Bibiliya harimo umwuka w'ubuhanuzi harimo reka dushimire abiyemeje ko dukora n'uyu murimo reka rwose tubakurire ingofero mu byubahiro byanyu mugire courage ibihembo biri ku mbugiro nguko tuyiririmba ngo ibihembo biri hehe ibihembo biri ku mbugiro rero igihe Kristo azabagarutse gutwara abamwumviye abamwemeye reka mbashimire ngo mukomereze umurimo tuzahembwa nitutagwa isari reka dusenge Data wa twese Imana yacu turagushimye tugushimira yuko ubwatoranyaga ba Petero ba Yakobo na ba Yohana mu itorero ryawe hari harimo umusore wagombaga gutanga ikitegerezo ku basore bazakurikiraho yari Timoteyo amaze gusinzira abandi basore benshi bagiye barakurikiraho natwe turifuza kugera ikirenge muke kubera ko akigeze mu cyawe nabandi babyifuza babishaka mu byaye mwiza amarembo arafunguye nukugira ngo duhamye yuko agakiza twagaherewe ubuntu muri wowe nukugira ngo duhamye yuko ugiye kugaruka vuba ndakwinginze ngo dukomereze mu murimo wawe kugeza igihe uzagarukira amakamba yacu kayataka hinyenyeri mu izina rya Yesu amen.